Uyu munsi rero dutangiranye agafilime kacu keza cyane, aho twari tugeze umugabo aza mu cyumba arangije abura umwana, akimara kubura umwana rero yahise ahamagara umugore we Stella aramubaza ati Stella bimeze gute umwana ko ntawe ndi kubona, ati kandi rwose mu bigaragara ni njyewe wabyutse mbere yawe, undi aramubwira ati ntago mbizi nanjye rwose ubu ngubu ubimbajije nibwo mbyumvishe, ati nose ubu ngubu umwana wacu yagiye he koko, umugore hano nkaho azi neza ko nta cyabaye rwose yahobeye umugabo we aramubwira ati sheri humura rwose turaza kubona umwana wacu mu mwanya mutoya cyane, ati ahubwo se ubu ngubu rwose turabigenza gute, tubanze tujye kubwira polisi, ati hoya sheri reka njyewe mbanze ngende nitegure hanyuma duhite tugenda turebe umwana wacu rwose ndumva ibi ngibi bidakwiriye, ako kanya ahubwo barakwereka Ana yari ari hano aryamye ari kumwe n'umwana, polisi yahise ihagera kandi iyi polisi dore murabibona izanye n'ababyeyi b'umwana, arangije Ana baramukanguye bakimara kumukangura baramubwira ati umwana w'abandi wamuzanye hano gukora iki, undi nawe ahita avuga ati rwose uyu niwe mwana wanjye rwose ahora amutwara buri gihe, ubu ngubu ni inshuro ya gatatu, arangije yahise aza imbere hano aza guterura umwana we, akimara kumuterura rero yahise avuga ati nyakubahwa rwose bibaye byiza uno mukobwa njyewe rwose mwamufunga kuko akabije kumbangamira. Ana hano rero yarahagurutse aravuga ati wowe ariko uno mwana niwe wanyizaniye, njyewe nari niyigamiye hano nta kintu nigeze nkora kibi cyangwa se ngo njye kumukura iwabo rwose mu nyumve polisi, hano bahise bavuga ati hoya ngwino hano tugufate tugufunge, ati kubera yuko nimba ufite ingeso yo kwiba abana b'abandi ibi ngibi rwose tutabiguhaniye wazarangira wibye umwana w'abandi ukamutwara burundu tutari bunakubone. Aha ngaha rero polisi nta kindi cyabaye yahise iza iramufata imuhambira amapingu, hano rero Stella yagumanye n'umugabo we arangije akomeza kumubwira ati sheri ati rwose uri kureba ukuntu uriya mukobwa aza agatwara umwana wacu buri gihe, ati rwose reba n'ubu ngubu yari yamutwaye, ati ubuse koko tuzabigenza gute, hano yongeye ahobera umugabo we arangije akajya azamura amaso akarerembura akavuga ati rwose ubu ngubu nanone birongeye birampfanye, umutego wanjye cyangwa se ibyo nari napanze birongeye birapfuye. Bukeye bwaho rero umugabo yahise apanga kujya mu kazi kandi amubwira umugore we yuko ashobora kutaza uyu munsi, nyine agiye isafari kandi ishobora kuzafata nk'iminsi 2 cyangwa 3. Arangije aramubwira ati rwose humura sheri umwana nzamwitaho, ati kandi nta muntu uzongera kumutwara uko yiboneye, ati niyo mpamvu rwose mpari rwose humura ibintu bizagenda neza wowe ugende ugire akazi keza. Umugore rero akimara gusezera umugabo we yahise amubwira ati nta kibazo sheri, arangije aramubwira ati ati ahubwo noneho ntabwo uzi ukuntu ubu ngubu bimpaye kumva yuko mfite umwanya uhagije kugira ngo ibyo nkora mbikore ntuje kandi numva ameze neza. Yamahije kugenda rero umugore ahita amadikaho kugi, akimara kugashyiraho hano barakwereka rero Ana nawe aho yari ari muri polisi yarimo kubabwira ati ariko se koko ntabwo muri kubibona yuko ndengana, ati ubu ngubu koko mwabuze ikintu mukora kugira ngo mumfashe mubone yuko ndengana, ati ese ubundi ko muri abapolisi kandi mukontorora kamera zose zo ku muhanda ntabwo mwagenda mugakoresha amafoto cyangwa se ibyo muba mubona amavideo mwafatiwe na kamera mukareba yuko njyewe ndengana rwose ko ibi ngibi biri kuba hano ntazi ibyo ari byo. Hano rero umukobwa Ana akimara kubabwira gutyo bahise bavuga ati ariko uzi ko byashoboka yuko ari byo, ati ngwino hano tugende hanyuma tujye muri ofisi turebe ibyo kamera ziduhereza, ati ariko wibuke yuko nidusanga icyaha kiguhama rwose urafungwa kandi ubuziraherezo. Hano rero Ana bahise bamuzana muri ofisi, bakimugeza muri ofisi arangije baravuga ati ofisiye ati rwose rebera uno mukobwa ikibazo cye, ati kugira ngo turebe uko byagenze kuri uriya muhanda yari ariho, ati kubera ko ntago turi kumva ukuntu uriya mwana yaba yarageze hariya nimba hakana yuko atagiye kumufata iwabo. Hano rero bagishyiraho amashusho ya nijoro bahise babona umugore waje atereka umwana hano ku muhanda, akimara kumutereka ku muhanda aramubwira ati ngaho genda rwose wa mwana we, akimara kubamushyira rero yahise anigendera, uwo nta wundi ni Stella. Barakwereka rero nyuma y'igihe gitoya akana nibwo kaje gasanga Ana kamusanga ahantu yari yiyicariye, arangije aragahobera, akimara kugahobera ndetse arakabwira ati mwana wanjye urongeye uragarutse, kandi nanone nibwo yatangiye kugafubika
ni nabwo bararanye aho ngaho kugeza bukeye. Ana arangije arababaza ati ese afande mwaba mubonye yuko neza neza njyewe naba ndi kurengana byibuza? Arangije hano abafande baravuga ati yego. Ana yahise ahitamo kwirukanka kubera ko n'ubundi bari bamaze kumubwira yuko icyaha kitamuriho. Yaravuze ati n'ubundi bakomeza bakanderega cyangwa se bakangumisha hano, reka mpitemo kwigendera. Ana rero arimo kwirukanka hano rwose yahise aza ahura na wa mumarayika ariwe mama wa mwana Rusi. Arangije aramubwira ati Ana komerezaho rwose wirukanke, umwana akeneye ubutabazi bwawe, uwo muhanda ukomeze wirukanke mpaka no ku mazi, nugera ahantu hari umucanga rwose ndakomeza nkuyobore, hanyuma uraza guhura naho umwana ari mu bibazo bikomeye cyane. Papa w'umwana nawe rero uko yari agiye mu kazi ntabwo byakomeje ari akazi, ahubwo akigera mu muhanda yasanze ahantu ku muhanda hatambitse ibiti bafunze inzira bininiri cyane. Arangije akimara kubibona yavuye mu modoka aza kureba ibyo ari byo, gusa ako kanya akimara kuva mu modoka havuyemo wa mumarayika. Akimubona aravuga ati mana yanjye, ibyo ndi kubona byaba ari byo cyangwa se ndi kwibeshya? Ati none se ni Rusi? Undi aramubwira ati oya, ibyo ngibyo urimo kumbaza ntabwo ari ngombwa muri uyu mwanya, wowe fata icyerekezo ugende ujye aho ndi kugutungira urutoki. Undi aravuga ati none se ibi bintu nibyo ra? None se ko nzi ko wapfuye kandi koko ubu ko kongeye kugaruka gute muri ubu buzima mugore wanjye? Arangije aravuga ati rwose nari nkukumbuye. Undi aramubwira ati ibyo ngibyo urimo kumbwira ntabwo mbizi, ca hano unyure muri iki cyerekezo ugende ujye gutabara umwana wacu. Neza neza umugabo ibyo yumvaga hano byamubaye nkaho ari inzozi arimo kurota. Arangije nta kindi cyabaye rero yahise avuga ati okay, noneho ubwo mbona umuhanda ufunze kandi n'ibi biti birimo nkaba ntabasha kubyiteruza, reka nkomeze nce mu cyerekezo cyo uno mumarayika w'umugore wanjye anyeretse, hanyuma njye kureba ibyo ari byo, wenda wasanga hari icyo arimo kuncira amarenga. Hano rero umugabo nta kindi kintu cyabaye, yahise yinjira mu modoka. Amara kwinjira mu modoka arayatsa afata cya cyerekezo wa mumarayika wa Rusi amuhaye. Kumbi hano barakwereka Stella yari yatangiye gucukura umwobo munini cyane ndetse awuterekamo serikeyi, arangije ashyiramo kakana. Akimara gushyiramo kakana rero yatangiye kugenda arenzaho umucanga, kandi murabizi neza uko umuntu mushyize muri serikeyi cyangwa se ahantu hafunze niko umwuka utangira kubura, ndetse nyuma y'igihe gitoya cyangwa se nyuma y'igihe runaka umuntu akaba yapfa kubera yabuze uko ahumeka. Hano akajya yivugisha akavuga ati wa mwana we ntiwari kunanira, ati kubera yuko uracyari umwana mutoya, ati na mama wawe naramushoboye kandi ari we wari umuntu mukuru, ati ubwo si we wananiza iki wakana we, ati kandi ikindi kirenzeho na papa wawe rwose ubu ngubu mba ndi kumuyoboza inkoni y'icyuma. Ati rero rwose ubu ngubu nawe wa mwana we ibyawe birangiriye ahangaha nkibivuga. Kumbi na polisi yari yahageze bari kureba ibyo uno mugore arimo kwikora byose, ukuntu ari gushyingura kariya kana ari kazima. Nangaha rero aka episode kacu karangiriye, reka tuzahure mu ka episode ka gatatu k'ubutaha. Turabakunda cyane.